gerageza usura umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe, bamwe muri abo ngabo ubahamagare kuri telefone, umubaze ati mumeze mte. Bityo rero uzihuza cyangwa se akiyunga n'umuryango cyangwa akifatanya nawo, nanjye nzihuza nawe. Uzihuza n'umuryango akawiyungaho, Imana iti nanjye nziyunga nawe, nzihuza nawe. umanakataha batatahu, nuzacamo umuryango nyababyeyi, nanjye nzamucamo, nzamusenya. Bavandimwe, urumva yuko nyababyeyi yaturutse ku Mana. Niyo mpamvu Imana yise nyababyeyi rahmu. Mu cyarabu Allah akita rahim, akita rahman rahim. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala ari umubyeyi w'ababyeyi, nyirimo nyirimbabazi, ari nawe utanga urubyaro, agahereza ababyeyi urubyaro biturutse kuri za mpuhwe ziwe nyine. Bivuga ngo uzihuza n'umuryango Allah azihuza nawe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala: wa qul rabbi udkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ishimini kuzo n'ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amuru n'imigisha by'Imana nibisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiwe n'abamukurikiye ndetse n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imiruka. Dusoko natwe Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo, Allahumma amin. Nimwihuze n'imiryango yanyu, Allah subhanahu wa ta'ala abahe ibyiza byinshi bitandukanye. Basogokuruza na basokuru na baso wanyu na basko, banyogokuruza na banyogokuru na banyoko wanyu na banyoko, banyogosenge na banyokurume, abishwa n'abisengeneza, umugore n'umugabo n'abana. Nibiki musabwa hagati yanyu kugira ngo Nyagasani abahereze ibyiza byinshi bitandukanye? Kurikirana ikiganiro hadithi ngufi ya zinumwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwaho karibu muri iki kiganiro muri kumwe na Sheikh Yassin Rubavu nk'ibisanzwe. Ugize ikibazo ni 078 50 59 64 kuva muri Tawasul TV Rwanda. Mwihuze n'imiryango yanyu, Nyagasani abahe ibyiza bikurikira. Reka turebe hadithi n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Filhum wa in qata'uka. Mwihuze n'imiryango yanyu mu gihe yitandukanyije namwe. Mwihuze n'imiryango yanyu igihe batabashaka. Hadithi yaturutse kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatun asulhum wa yaqta'uni. Ihame riturutse kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu yavuze ko umuntu yazina umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harangije arayibwira ati yewe n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haravuga ati mfite abavandimwe bo mu muryango, ngerageza guhozaho umubano mwiza nabo, ariko bagaca umubano hamwe nanjye. wa ahsanu ilayhim wa yasinuna ilayya. Nagerageza kubafata neza ariko bo bakamfata nabi. Ahalahum anhum wa yajhaluna alayya. Naborohera bo mu gihe naboroheye bo barambongamira cyangwa se bakankumirira, bakambangamira mu buryo bwo kumbabaza. Umusangira ngendo umuntu arangije kuvuga ibi ngibi, fakola intumwa Imana iramubwira ati la in kunta kama qulta fakaannama tasifuhumul mal wala yazalu ma'aka min Allah dhahiran alayhim ma dumtu ala dhalika. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam imaze kumva no mugabo avuze ibi ngibi, irangije iramusubiza igira iti niba umeze nk'uko ubivuze, ni nkaho uba ubagaburira ivu rishyushye mu kanwa kabo. Ni nkaho uba ubagaburira ivu rishyushye mu kanwa kabo.
kandi ntuzabaho udafite ugushyigikiye, uzanaba gukiza ari we nyagasani wawe. Mu gihe cyose uzakomeza kubabanira neza. Turebe ni buryo ki imiryango y'iki gihe ibanye, nta rukundo, nta gusurana, nta no guhana impano. Kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabitugaragarije. Intumwa y'Imana yavuze ngo ki tahadu tahabu, muhana impano muzakundana. Burya abantu iyo bahana impano barakundana. Bitekerezo uramutse wiciye none kuri telefone yawe ukabona you have received 20,000, ubikohereje abateye intambwe mu buzima bwawe. Niko bimeze koko. Inda ituranye n'umutima. Ushaka umutima ntabwo wawufatisha, ahubwo ugerageza guhereza inda, kubera ko inda ituranye n'umutima igerageza kukuvuganira ku mutima, ugasanga ibintu byabaye mahwi. Tahadu tahabu, muzahana impano nibwo muzakundana cyane. Ibi bitwereka ko abantu igihe icyo ari cyo cyose bazahana impano bazakundana. Ibi bitwereka ko igihe abantu, imiryango, umugore, umugabo ndetse n'abana, abavandimwe, babyara bawe, bashiki bawe, abo kwa so wanyu, kwa nyokorome, kwa nyogosenge, babaye nyamwigendaho, buri wese n'ubuzima bwe. Kandi uko siko byakagombye kuba bimeze. Bavandimwe nyaboneka nitwisubireho, kubera ko isano y'amaraso Imana yagize nyababyeyi. Kuko nyababyeyi ariho umuntu aturuka avuka. Gerageza usura umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe. Bamwe muri abo ngabo ubahamagare kuri telefone, umubaze ati mumeze mute, mwaramutse mute, abana bameze bate, ubuzima bite, afiya, ati nzabasura vuba ahangaha ntimugire ikibazo. Hanyuma umunsi uzabasura ukabashyira impano, mama ukamushyira isaha, nta televiziyo agira, akajya kubona umuzaniye televiziyo, ugasubirayo mama nta matara agira, wamusize mu cyaro ujya mu mujyi, ugatwara umutwaro w'amashanyarazi na robine ntiyongere kwikurira, sinzi ugasiga umuguriye ihene. Haba no mu muryango bakavuga yuko cyangwa inka, hano bo batoranye akavuga ati sha uriya mubyeyi yabyaye neza, hano yamwitaho neza. Abavandimwe tugahana impano, usaba mama gusa, n'abandi mu busano y'amaraso tukabahereza impano ku buryo utaba bakakwishimira. Siko bimeze. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kuri ino ngingo Allah subhanahu w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko muri hadith al-Qudus Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ubutungane yaravuze ati qala azza wa jalla ana ar-Rahman wa ana khalaqtu ar-Rahm wa shaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batatahu. Reba izina nyiri mu nyembabazi aho ryaturutse ar-Rahman ar-Rahim. Nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahamere turutse hamere tagatifo riragira riti, Imana iravuga ati ninjye nyiri muhwe naremye amasano y'abavandimwe. Ninjye nyiri muhwe ar-Rahman, ninjye nyiri muhwe wa ana khalaqtu ar-Rahma, kandi nanjye waremye amasano y'ubuvandimwe akomoka kuri nyababyeyi. Hanyuma washaqaqtu laha mina ismi, maze nyakomoreraho izina nyiri muhwe rituruka ku zina ryanjye ar-Rahman ar-Rahim, faman wasalaha wasalatuhu. Bityo rero uzihuza cyangwa se akiyunga n'umuryango cyangwa akifatanya nawo, nanjye nzihuza nawe. Uzihuza n'umuryango akawiyungaho, Imana iti nanjye nziyunga nawe, nzihuza nawe. Uman qata'aha batatahu, nuzacamo umuryango nyababyeyi nanjye nzamucamo, nzamusenya. Bavandimwe, urumva yuko nyababyeyi yaturutse ku Mana. Niyo mpamvu Imana yise nyababyeyi Rahmu. Mu Cyarabu Allah akita Rahim, akita Rahman Rahim. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala ari umubyeyi w'ababyeyi, nyiri imbabazi, ari nawe utanga urubyaro
agahereza ababyeyi urubyaro biturutse kuri za mpuhwe ziwe nyine. Bivuga ngo uzihuza n'umuryango Allah azihuza nawe. Reka turebe ino hadithi y'intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi ni hadithi ifite umutwe hejuru uvuga ati hali sulatur rahim min asiyab rizqi. Ese kwihuza n'umuryango biba impamvu yuko amafunguro yacu yaguka? Reka turebe. Ni hadithi yaturutse kwa Anas radiyallahu anhu kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intumwa Imana Anas Imana mwishimira avuga ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati man habba ayyabistu lahu fi rizqihi wa yas'aluhu fi athari falyusalli rahmihi. Ihameri turutse kwa Anas Imana mwishimire avuga ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati intumwa Imana iti ukunda yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamwagurira amafunguro ye rizqi. Iyo tuvuga rizqi ntago tuvuga ibyo kurya gusa. Kwambara neza ni rizqi, kubona abagore n'abana bakubana ni rizqi bawe, kuba tuguhereza icyubahiro heshima, ibyo byose ni rizqi. Kuba ugenda mu modoka ubona amazu, ibyo ukora byose uhirwa ubona rizqi zitandukanye n'abawe, ibyo byose ni rizqi. Intumwa Imana ati rero wa wundi ukunda ko Allah subhanahu wa ta'ala yamwagurira amafunguro ye no kumuha igihe kirekire cyo kubaho, ajye yihuza n'umuryango we. Iyi hadithi yaturutse kwa Bukhari, rawal Bukhari. Nanone ku hadithi yaturutse kwa Ali radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala man satarahu. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man satarahu ayamdu lahu fi umrihi wa yus'u lahu fi rizqihi wa yadfa'u anhu maytatu su' falyattaqillaha wa yusalli rahmahu. Nanone muvuga turutse kwa Ali mwene Abi Talib Imana mwishimire avuga ko intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati wa wundi ushaka wishimira yuko Allah subhanahu wa ta'ala yamwagurira igihe kirekire cyo kubaho ndetse akanamwagurira amafunguro ndetse akanazamurinda urupfu rubi, azajye atinya Imana aniyunge n'umuryango. Ngiye hadithi twaganiraga uyu munsi, kwiyunga n'isano y'umuryango, tugahuza, tugasurana, tukagaburirana, tukishimirana, tugaterana inkunga mu byiza no mu kuganduka. Wakul rabbi udakhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nas'alu Allah salamata al afiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.